kirazira oya hoya kirazira oya hoya kirazira. Nishimiye igikorwa ubuyobozi bwakoze ku kigendanye n'uruhare yari iri hano kubera yuko yari ibangamiye abaturage yigeze kuba yahitana abantu. Ni byinshi byagiye bitungana n'ibitatunganye, bumvishe ko batubwiye impamvu bitatunganye. Dufite icyizere ko ibi nabyo dutangiye ibitekerezo ibi twifuje ko bizagera mu karere bikagenda neza. Nibyo ubuzika n'ubuvugizi kugira natwe dukomeze twibutsa abatuyobora ku rwego rw'umurenge n'akarere kugira ngo badufashe kuri biriya tudashoboye babidufashe gukora, ariko bitabujije yuko n'abaturage ibyo bashoboye kwikorera bazakomeza bagashyiramo akabo. Ubu rero muri uyu mwaka turimo hatangiye uburyo bushya bwo kunganira abaturage, aho abaturage bishyize hamwe bashaka kwikorera umuhanda, aho kuwukora 100%, umujyi wa Kigali uzana 50% n'abaturage bakazana 50%. Intore intore aho 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 umujyi wa Kigali isuku umutekano umurimo unoze kandi wihuse aho 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 iyo twicaranye hanyuma tukabyina oya hoya kirazira oya hoya kirazira agaciro uwakadushubije dufitanye igihango n'ababohoye u Rwanda. Oya hoya kirazira oya hoya kirazira oya hoya kirazira. Ni Kabutera Beatrice ihagarariye umukuru w'umudugudu w'umushumba mwiza utashoboye kugera hano. Ibyifuzo rero twifuzaga kubagezaho harimo itambere n'ishuri ry'incuke. Bafite ishuri ry'incuke ubu ngubu rifite abantu bagera kuri 18, ariko mu by'ukuri nta shuri rifatika bigiramo. Turasaba inkunga yo kubaka umuhanda kaka 123 mu mudugudu wa RYA nk'uko mwabisobanuye ya nkunga ya 50. Natwe muri izi nkingi twasabaga inkingi y'iterambere ry'imiturire ko mwadufasha umuhanda uva kwa Nkubiri ugakomeza ukaduhuza n'umudugudu wo muri Ruragendwa, ko mwadufasha ufite nka kilometero n'igice. Ibi bitekerezo byose biri n'ubundi muri gahunda ubuyobozi dusanzwe dukora, haba ibikorwa remezo, imihanda, za ruhurura, haba kubakira abatishoboye nk'uko byanagaragajwe, dusanzwe tunafatanyamo n'abaturage, ariko ubuyobozi tukabigiramo uruhare rukomeye, haba ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, haba basabye amashuri, gutunganyirizwa ibishanga, gupfundikira ruhurura no kunoza imihanda n'ibindi bikorwa remezo, gucana amatara ku mihanda n'ibindi byagiye bivugwa, ndetse nimwibagiwe no ku mitangire ya serivisi. Ibi nabyo nibigaragaza ko umuturage w'umujyi wa Kigali, umuturage w'akarere ka Kicukiro
umuturage wa Nyarugunga tumaze guterana intambwe ikomeye mu byerekeranye no guhabwa no gusaba serivisi. Turabashimiye. Aka kanya ntabwo ari umwanya wo kuvuga ngo ibi mwasabye birashoboka cyangwa ntibishoboka, kuko icyo tuba turimo ni ugukusanya ibitekerezo. Mwumvise inzira bigenda binyuzwamo kugeza ubwo ku rwego rw'umurenge, ku rwego rw'akarere hemejwe iby'ingenzi 9 bigomba kuzitabwaho mu ngengo y'imari. Gusa umwitozo nk'uyu nawo ni ingirakamaro, ko hari ibyo twabonye bishobora no kuhita bitangira gukorwaho, hari n'ibyo twabonye dushobora kuhita dutangira gushaka abafatanyabikorwa tubikoranamo bidategereje ko bizakorwa mu kwezi kwa 7 cyangwa se guhera mu kwezi kwa 7. Dushimire abaturage ba Rwimbogo, amashyi menshi cyane. Namwe turabashimiye, murakoze cyane. Biraza gushyikirizwa inama njyanama y'akagari. Akagari kaze kureba muri bya byifuzo 3 byavuye kuri buri mudugudu ibyo bari bwemeze nk'ibyihutirwa kurenza ibindi nibihe. Iyo akagari kamaze kubisuzuma kakabyemeza, kabishyikiriza inama njyanama y'umurenge, nayo ikabikora gutyo ikemezamo ibyihutirwa kurenza ibindi, kabishyikiriza akarere, hanyuma ku rwego rw'umujyi tukicara tukemeza ibyihutirwa kurenza ibindi mu bindi, bikanajyanishwa n'ubushobozi buba buhari, hanyuma bikaba ari byo biherwaho. Gusa ntabwo ibitafashwe ntabwo birangiriraho, dusubira inyuma tukongera gusesengura tukareba ese umuturage ibi yatanze ntabishobora gukorwa mu bundi buryo wenda bidakozwe mu ngengo y'imari ya leta, ntabyo twakorana n'abafatanyabikorwa, ntabyo twafatanyamo n'umuturage. Ibidashobotse rero biburiye aho hose turagaruka tukabwira umuturage tuti iki gikorwa nticyakunze, cyakoze umwaka utaha tuzareba ko tuzagiheraho, ariko nabyo byongeye kunyuzwa muri ya nzira. Mwabonye icyo abaturage biganjeho gusaba ari iki by'umwihariko mu bikorwa remezo? Murakoze. Mu by'ukuri abaturage b'umujyi wa Kigali by'umwihariko b'akarere ka Kicukiro ibikorwa bifuza cyane n'ibigendanye n'imihanda, ibiraro, za ruhurura, niho ubona ibyifuzo byabo bigaruka cyane. Yego hari na bake bagiye bagaragaza ibindi bikorwa aho kwidagadurira, kwagura amashuri, kubaka ikigo giciriritse cy'ubuzima, ariko wabonye ko muri buri mudugudu hazagamo umuhanda cyangwa ruhurura cyangwa ikigendanye n'igikorwa remezo. Ubonye muri ibyo byifuzo byiganjemo murabigenza murakoze. Nk'umujyi wa Kigali ntabwo twatereye iyo. Muri iyi myaka tumaze dukora uyu mwitozo wo gukusanya ibyifuzo by'abaturage, twakomeje kubibona ko abaturage barifuza cyane ibigendanye n'umuhanda. Ni muri urwo rwego umujyi wa Kigali wakomeje gutekereza ngo niki twakora kugira ngo twunganire wa muturage wari baranatangije gahunda yo kwikorera imihanda. Ubu rero muri uyu mwaka turimo hatangiye uburyo bushya bwo kunganira abaturage, aho abaturage bishyize hamwe bashaka kwikorera umuhanda, aho kuwukora 100%, umujyi wa Kigali uzana 50%, n'abaturage bakazana 50%. Ibyo nabyo navuga ko ari ubundi buryo bwo gusubiza ibyifuzo by'abaturage, kuko niba byaragaragaye ko mu myaka yatambutse abaturage bakomeje gusaba gukorerwa imihanda, kunganirwa mu mihanda bikorera. Uyu mwaka akaba ariho hemejwe icyo cyifuzo, nabwo ni bwa buryo bwo gukomeza kwita ku byifuzo by'abaturage no kureba ngo ese icyo umuturage asaba nk'ubuyobozi twakomeza kugisubiza mu buhe buryo, tukagenda tugira icyo twongeramo. Nitwa Ndiwayo Samuel. Gahunda nayikunze cyane nanayishimye, n'umwaka ushize gahunda yari yabaye iza kugenda neza, ibitagenze neza batugaragarije ingengo y'imari kitari hagaze neza, ariko nibyo tumaze gutanga ko bisa kose bizagenda neza, kandi mu by'ukuri gahunda ni nziza cyane, twayishimye kandi twanayikunze cyane. Cyane byarashubijwe, urugero babatangarije uruhurura yubatswe hano hirya gatoya. Ni byinshi byagiye bitungana, n'ibitatunganye bumvishe ko batubwiye impamvu bitatunganye. Dufite icyizere ko ibi nabyo dutangiye ibitekerezo, ibi twifuje ko bizagera mu karere bikagenda neza. Nitwa Shumbusho Emile, nk'abandi umuturage wo mu mudugudu wa Ruragendwa mu kagari ka Rwimbogo mu murenge wa Nyarugunga, aho nishimiye igikorwa ubuyobozi bwakoze ku kigendanye n'uruhare yari iri hano, kubera yuko yari ibangamiye abaturage, yigeze kuba yahitana abantu
nanjye ndi umworozi utuye hejuru yayo igeze kugwamo inka yanjye, ariko nkaba nishimiye igikorwa cy'uko bayikoze. Yahoraga impangayitse, ngiye kujya norora inka nishimye cyane, ntikanga ko hari umwana w'umuturage waba uje gukamisha wayigwamo. Rero ibitekerezo by'ubu ngubu byatanzwe nabyo ndizera ko bizakemuka, kuko iriya ruhora niyo yari iri mu bintu byari bikomeye cyane, yari iri ku rwego rw'umujyi, ntiyari iri ku rwego rw'akarere gusa. Nitwa Kabakire John, nkaba ndi perezida wa njyanama y'akagari ka Rwimbogo. Yego ni byiza, biri byagiye bisabwa ni inyongera ku byakozwe, si ukuvuga ngo abaturage nta kintu bikoreye. Abaturage twashoboye kwibakira akagari kacu, ubu dufite ibiro byiza bigezweho byubatswe ku rwego rwa 90%, kuko inzu yararangiye, hasigaye korotire no gukora imbere gusa, mbese n'agasuku gakeya gasigaye. So dufite ibiro byiza rwose bishimishije. Tukaba twaribakiye imihanda ibirometero bigeze kuri 4 mu makaritsiye y'imidugudu yose ko ari 11, kandi hamwe hariho amatara, ariko uretse hamwe hatacaniye gusa, ariko imihanda yose ni myiza. Ikindi twagezeho nuko ahacaniye hose bituma umutekano ari mwiza. Tugendana n'ibigezweho ku buryo imihanda yacu iracaniye, idacaniye nayo dukoresha umutekano kugira ngo abaturage batekane. Nibyo ubuzika n'ubuvugizi kugira natwe dukomeze twibutsa abatuyobora ku rwego rw'umurenge n'akarere, kugira ngo badufashe biriya tudashoboye babidufashe gukora, ariko bitabujije yuko n'abaturage ibyo bashoboye kwikorera bazakomeza bagashyiramo akabo, kandi birashoboka. Hari nk'imihanda ureba n'ubu bagikora ku buryo bitagoye cyane kugira ngo bazarangize. Mwumvise ko bigeze gusabana 50% henshi, kuko 50 bashobora kuyiha, ariko ni 50 badashoboye. Ubuyobozi bwabona ingengo y'imari bukaba bwabafasha. Numva rero bidagoye cyane, tuzakora ubuvugizi, tuzakomeza gukora mobilisation kugira ngo abaturage nabo bishyirira akabo, kandi ndumva bizashoboka rwose, nta kibazo gihari cyane. Thank you.